buri ibibazo biri kwa Gitwaza ngewe urebera inyuma ko neje bundi nahaciye ku cyumweru juste nagiye Kicukiro centre barimo basohoka nyine ariko icyo barebamo ni ukuvuga ngo yafashe inyungu ze azisimbuza izitorero icyumba cy'amasengesho kukigira salon de coiffure ku rusengero Rwandi rwicaye kwandi ubundi RGB yagombye guhindura icyo kintu nta rusengero rwo kwa Kanaka. Kimwe mu bintu yagarutseho no mu pasiteri n'undi cyavuzwe cyane harimo icyuko ngo Gitwaza yaba agikuzimu no kugambanira leta. Iki nacyo cyaravuzwe na mbere. Nimufate se? Iki nacyo cyaravuzwe. Leta bayigambanira se ntigufate? Ntigufate. Reka tujye tubwira n'abantu kuba smart kugira bareke guspekira. Wagambanira leta hanyuma uwo mupasiteri akaba ari umuvugizi wa leta se? Ishwe. Bamuzanye se nka Rusesa bagenda. Baramuvuze se Gitwaza baramuvuze. Ishwe. Gambanira leta karamuka. Gambanira mudugudu turebe. Iki ngiki kindi nacyo mbona kiri mu bintu bamuvuzeho Gitwaza impamvu nta kirengeje ingohe nuko nabonye nagisanishije nasaga imaze iminsi y'umupasiteri wo muri Nigeria ngo urayizi Tibi Joshua ubwo hari hagaragaye abadamu bavuga ko yagiye abafata ku ngufu ibiki aba bapasiteri nacyo kiri mu byo bamushinjaga ubusambanyi inde Gitwaza ndetse urumva nibyo byo kugikuzimu ubwo impamvu bisanishije icyo kuzimu ntago nari nkivuze gukomeza ubwo wenda urabivugiraho rimwe mbivuze kubera ko n'uyu mupasiteri yari umupasiteri ufite icyizere muri rubanda mbere yuko apfa nyuma yuko apfuye tubona izo nkuru ngo yakoreshaga imyuka n'ibyavuzwe ko kuri Theogene se nibavuze ko yabyaragura byaye hanze ibiki shakusha none no kuri Gitwaza bati ubusambanyi urabyumva hari urwego ugeraho ahubwo abagore bose bakaba bifuza ati wampa kansaba sibyo cyane none se urambwira ngo yajya gutereta bose baba babyifuza mu gitanda cya ministre cyangwa cya bishop none bakazana bira byo gusenga ko bashobora bati ahubwo navaniramo n'umugisha ariko kucyo bivuga nyuma wabivuze uwo munsi wujuje imyaka gufata ku ngufu umuntu ukuze ni ugukurura ujugunya ku gitanda icyo gihe ashobora kuvunika cyangwa se bareba ku kaboko bakareba aho imihiro ibirari by'intoki zawe byafashe nicyo cyitwa ingufu ariko niba guhamagaye kuri telefone uzasange ku rusengero 2:30 z'ijoro ukizana ukatsa imodoka cyangwa ugatega moto ugasanga icyumba kirakinze ugakomanga bagakingura ukabonamo igitanda ukakicaraho ejo ukatangira ngo ingufu gute nta bwenge ugira iyo utava mu rugo amasengesho y'ijoro ukayihorera iyo utajya gukomanga kuri icyo cyumba iyo ubona ari igitanda ukavuga uti tujye muri salo mwagiye mureka kweri nk'aba bandi bavuze ngo Prince Kid yabafashe inshuro 10 gute iya mbere iya kabiri ya gatatu ya kane kugera kuri 10 gute twumubwira abantu bajeyi umugore nako umuntu urengeje imyaka 18 nakuvuga ngo yafashwe ku ngufu nyuma y'imyaka runaka uwo mubona avugira ntarimo kuki atabivuze uwo munsi yinjiye mu cyumba atahareba ako byabagomba kubivuga bikiba yakabivuze ubivuze nyuma nanjye ntabwo twakwemeranye niba atabivuze se ntagenda ngo abwire umugabo ati mugabo wanjye nubwo ureba les jambes somuye hari umuntu umaze kungira gutyo none umugabo ari we wivugira abo umugabo ajye kwiyamati nuza yandongoreye umugore jayi namatiku man hayi namati umuntu mukuru kutese umuntu mukuru hari umwana se niba ari abana ibyo ngibyo twabivuga bavuze ko harimo abana ngo twakorana na ribu igaterayo ariko ni bakuru ubusambanyi buremewe hagati y'abantu bakuze babyemeje ngaho da Bishop se ko ari hano pote iyo ya mavuta babasiga bayasiga ku gitsina ishwe none si byo urimo nibiki aguma ari wa wundi igitsina kirakizwa ishwe hakizwa nyiracyo ariko icyo nshaka kuvanaho urujijo benshi bari kuvuga ngo yari afite umukobwa ngo urwaye sida ngo yari afite ngo umwanzuro wo kwiyahura ni umwanzuro personnel ariko bitangira ari uburwayi bwo kutumva icyanga cy'ubuzima
turi kumubona umwana w'imyaka 24 wabyirutse neza wakuriye mu rugo rudasaba umunyu wize neza ariko washobora kuba ibyo byose turi kuvuga hari icyo yaburaga kirenze ibyo kuko niyo wavuga ngo niyo ibyo mama we yavuze byo kuvuga ngo yatukuranye n'umukobwa urwaye sida ku muntu wize. Alright, JALAS Official TV twongeye kubasuhuza. Twizere ko mumeze neza cyane, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Twizere ko kandi mumeze neza, mwatangiye n'icyumweru neza, cyane ko ni sezo y'imvura n'ubukonje. Akenshi usanga akazi kagenda kagira ibizazane. Yego. Karege, Karame. Ugiye kwirirwa? Biriwe neza. Se buriya akazi k'itangazamakuru ko gashobora kugira ibizazane bya klima? Bya klima? Birumvikana. Iyo amagripe yabaye menshi, amajwi y'abanyamakuru arahinduka. Cyo ni kimwe. Iyo hariho ibihu, ntufata byangiza amafoto. Ariko nanone abanyamakuru benshi urabizi cyane abo mu Rwanda n'imigendere yabo benshi n'utumoto. Ni ukuvuga ngo iyo imvura iguye, hari umunsi yigeze kundaza mu miduha pana mu myembe ngiye ku kazi. Navuye mu rugo ngiye ku kazi, imvura idufatira tujiste neza mu myembe. Nka saa 11 yaragwigeza saa 5. Ku kazi singiyeyo, mu rugo simpari. Ubwo rero urumva nk'icyo urumva ni imvura ni ngombwa. Imvura yangiza byinshi, nubwo ikiza byinshi, ariko burya ku gihe cy'imvura muri bino bihe turimo abantu badatunzwe n'ubuhinzi gusa, nubwo batunzwe n'ibiva mu buhinzi, ariko igihe cy'imvura hahaha bakeya. Yego. Haha bakeya, motari ntakora, umufundi ntakora, mituyu ntizikora. Urumva iyo nta déplacement, iyo nta mobilité, iyo muvuma zahagaze n'ubuzima busa naho buhagaze. Hahaha bakeya cyane. Hahaha bafite amakontra, hahaha bakorera mu biro bamaze kubigeramo, ariko bakigendagenda ni ikibazo. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira kugira ngo n'ubundi udufashe yaba mu gutera imetero kubiba bivugwa. Ubwo bwose mbona akabaraga ntabwo karaza neza. Ariko gukorana indwara ntabwo ikira n'ubundi kabisa. Turi kuyikorana, ariko nyine nabo bajye batwumva. Nabonye baranatwumvise bati mu rwara ubukira, tunabashimire abatwifurije kurwara ubukira. Niko biba bimeze, ariko ntibitubuza gutera imetero. Twicaye muri Abani rero tujye kuba tuganirira. Abani by City Blue ni hano mu Kiyovu, ahantu heza cyane rwose. Nkunda kubwira abantu ngo ukeneye kuganira n'uwawe, abawe, amafunguro meza, waza muri Abani by City Blue hano mu Kiyovu. Hari byinshi rero biba byararanze icyumweru Karegeya. Hari haciyemo n'iminsi muri weekend nyuma yuko dutandukanye, nyuma yuko tugiranye ikiganiro, nabonye ikiganiro kuri GITWAZA buri nshya. Hariho umupasiteri rwose uvuga ko yakoranye na GITWAZA, ariko avuga ibintu bidasanzwe. Ariko kandi muri iki cyumweru ni nabwo haje umuprofete rwose witwa ngo Joshua. Ntabwo aribwo yaraje, ariko nibwo yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga mu cyumweru gishize. Habaho no guterana amagambo n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Uwo muprofete witwa Joshua, bamwe bati ni umusikama. Sikama ni iki? Umutekamutwe. Abandi bati nawe akavuga ati nanjye natumwe n'Imana, ibyo nkora ndabizi. Mbona hari n'abari kumukora ama operation bavuga ko yagiye afata abagore ku ngufu mu bihe bya hambere. Bamukoraho inkuru nini cyane. Ibintu by'abakozi b'Imana nyine byongeye kuza mu ndi mwuka. Yego. Uretse kandi ibyo, muri iki cyumweru ni nabwo twabonye urupfu rw'umusore Wirashe. Akoresheje imbunda ya papa we. Imvura iri kugwa rwose ngo ajya mu Kibahima muri ghetto arirasa.
umuryango mu gahinda kenshi umusezera wumvaga ko nta makuru ufite ariko haba ari impamvu nyinshi. Umwana wigaga mu Bushinwa imyaka 24 nagira rero ngo udufashe gutera imetero yego kuri ibyo bintu yego, yaba ibyo bya Gitwaza yaba ibyo mwana. Ibyo kwa Gitwaza byo nabonye byadogereye, umupasiteri yaje rwose nawe yarimo yisobanura, nabonye yavuga ko hari byari byaramuvuzweho mbere nawe asobanura ariko agaragaza ko bimwe mu bintu byavuzwe kuri Gitwaza bidasanzwe ari byo. Witwa Patrick Kamanzi. Okay. Duhere ku kihe? Duheraho. Duhere ku byo kwa Gitwaza. Cyangwa amadini muri rusange. Amadini ariko duhereye aho. Buriya rero Gitwaza ku rwego rumwe ngewe nk'umuntu udasengerayo ureba ibikorwa by'abantu ndebeye kure. Yego. Gitwaza hari benshi yafashije muri amadini yagiye, amadini yavutse ayo twita inzaduka yaje ari menshi yitwa amacaci. Yaje mu kavuyo ariko akenewe, hari icyo yafashaga. Maze iminsi nkora n'ibiganiro byo kugira ngo abanyamadini bibutse abakristo n'abanyarwanda muri rusange icyo amadini abagamije n'icyo afasha mu kwiyubaka kw'igihugu n'abantu ku giti cyabo. Yego. Nagiranye ikiganiro n'uwitwa Rwibasira muri kino cyumweru, byanze bikunze nzagirana na Rutayisire dushaka kuzahura. Bibagiwe ko n'amasengesho yo gusengera igihugu yabaye. Voilà. Reka byose ndabicamo muri rusange ntarebye idini rimwe, ariko Gitwaza yaje mu bihe imitima yari ikomeretse, abantu bataziranye, abahunguka, abashaka aho baba, bari mu mbohozanyo, abirukanwa mu mazu, abashaka ibibanza, abasenyerwa. Cyari igihe abantu bakeneye ubutumwa bwatuma imitima yabo ituza. Ni muri iyo nkubiri rero haje amadini menshi, hamwe namwe akanavuka nta gahunda nk'uko ushinga company mukabanza mugakora assemblée générale ya mbere, mugasinya statut. Siko byagiye bigenda. Noneho nyuma muri kwa kubitangiza mu kavuyo ureba wowe ukareba icy'ingenzi uti nuko abantu bakumva ijambo ry'Imana, bagatuza imitima yabo, igatuza, bakagira icyizere cy'ejo hazaza. Rero tugeze ahantu cya cyizere cyabonetse, ariko noneho ibyashinzwe muri ubwo buryo bitangiye kuzamo na regression, ariko byatangiye no kuzana agafaranga. Noneho iyo rero iyo viazi hindutse chips, utarapanze uko uzamanaginga chips, wewe ukiri muri viazi, bibazo. Buri ibibazo biri kwa Gitwaza ngiye urebera inyuma ko nejo bundi nahaciye ku cyumweru, juste nagiye Kicukiro centre barimo basohoka. Abantu beza, bambaye neza, baba intellectuel, nta musabirizo ujya kwa Gitwaza, nta muntu bayeho nabi. Abakozi ba UN, abarimu ba kaminuza, bo mu mabanki, ibigo bikomeye no basengera, abo mu maministeri. Ibintu ibyo byose wumva bahanze y'urusengero. Kuko ubundi iyo biza kuba ari ntuza wakabaye ubona niba hazaga abantu 1000 hakaza 600, ariko ntacyo bihungabanyemo ku bantu bamaze basengera muri Zion Temple. Ikibazo gisa naho kiri mu bantu batagera no kuri 15 ba profise bya bintu Gitwaza yatangije mu kavuyo, nta nyandiko ivuga ngo ngiye ko ari ngiye Gitwaza. Niyo yarabitangiye ari pasiteri, ubu yageze ku rwego rwa apotre. Ese igihe ntari hazakora nde? Igihe haje umutungo w'ikanisa uzasaranganywa ute? Uzagera kuri ndureke nde? Ese uzagera ku basemuzi ureke abatambyi cyangwa aba protocol, ibintu nk'ibyo? Yego, nta bihari. Mu gutangira uko byatangiye, noneho haje amategeko, RGB raza, ibiteyemo, haza n'ibindi. Abantu bamwe ngira ngo depart bavugamo abantu apasiteri nka 6
ariko bafite nabo amashami umva Gitwaza yatangiriye hano mu Rwanda agenda agaba amashami mu bindi bihugu mu Bubiligi mu Bwongereza muri Amerika hehe ahantu henshi uko agenda yaguka niko abandi batangira kubona ko viazi byabaye chips amashyari akavuka nuko byagenze ngira ngo ngiye mbona byo kwa Gitwaza ntabwo bikaze cyane kuko bishingiye ku muntu umwe n'abandi bantu bagamije inyungu ntabwo ari kimwe n'ibyo muri ADPR basaruje amafaranga mu bakristu bakambura banke bakagira gute bikageraho bafungwa none se utarenga ukoreye ko aba bakoranye na Gitwaza bimwe mu byo bamushinja bamushinjamo ubugambanyi agambarira nde nyine akabakura mu kintu yego nyine batangiranye urugamba ariko ntabwo byari byanditse ngo ukwika nisikura ninde uzagenda ukerekana ngo ko Gitwaza ari pasiteri umunsi yabaye bishop pasiteri bazaba ari bande bazagenerwa iki igihe adahari igihe ari muri Amerika ikarisa rizacungwa nande ibyo nibyo bya bindi bitari bihari mu nyandiko kwa kuntu umuntu aguhamagara ati muze shambereke ariko iyo bidafite inyandiko rero byanze bikunze abantu bagomba kugira bisaba ngo ubundi bintu bitagira inyandiko ni iby'umuryango abantu bizeranye umuryango niba utagira inyandiko ubeshaho papa bazi ko ari papa umwana bazi ko ari umwana mama bazi ko ari mama ibyo ntibikeneye inyandiko ariko ibi bindi kandi umenye ko u Rwanda uko rutera imbere niko rutera imbere no mu mategeko yego RGB ntago twari tuyifite muri 96 sibyo none ubu yateyemo RDB ntayo twari dufite muri 96 RCA ntayo twari dufite muri 96 ngo ijye mu makoperative ijye mu bimina kandi byabagaho muranyumva yego ibyo rero nuko ibintu byose byatangiye nta nyandiko nta zijyanye na regulation n'iki byose na accountability umuntu abijera uko abishaka iyo ubijeye uko ubishaka rero hari abandi batabibona ukundi nibyo nkubwira ko kubera ko ari ya matorero yagiye avuka muri icyo gihe cya crise abanyarwanda bayakeneye ariko yari asanzwe afite uko ibintu bipangwa bizwi mu kateshiste mukuru w'umuryango remezo kateshiste diakoni fratri padiri musenyeri kardinali papa aho biranditse birahari mu kiporoso kamenya ngo kanoni acidikoni musenyeri bigakomeza bigakurikirana urumva amatorero ayandi rero ayo nayavutse na mbere y'ikibazo na mbere ya crise donc ari question yo kujya gushaka abantu bagana itorero ariko hari amatorero yavutse mu gihe abanyarwanda bari bayakeneye utagomba no guhamagara bahita bizana wavuga iti inzu n'urusengero ntumenya aho baturutse ba bantu baza rero baza bagana urusengero bagasengera ibibazo bafite bimwe bikabonerwa ibisubizo abana bakiga utari wizeye kurangiza segonderi ukabona ariza ageze kuri PhD yazana ituro yariha wa undi washinze urusengero abandi bakavuga atari ko bahakana katwe bataduha nuko biza ariko bitangira nta kintu kirimo bari babanye neza wari nk'umuryango uranyumva so iyo rero viazi byabaye chips ibyo bantu babimenye ahantu hose ziturunyana byo ni bisanzwe hanyuma nge niko nabifata kuko kameme ba mugabwa mbere benshi niko bigira ariko ngira ngo ibyo ni bisanzwe meme no mu mashyaka no mu mashyaka baba barayashinze sibo basarura amatunda hano rero ko bari hano igihabanye n'icyo uretse ibyo uyu mupasiteri yatangaje n'abandi bapasiteri basa nk'abigumuye niko nabivuga yego nyine biyomoye kuri Zion batari benshi yego batari benshi bimwe mu byo bashinja Gitwaza harimo kwireherezaho umutungo nuko nta regulation none se bashinga Zion bari banditse ngo bizagenda gutya bibaye bihari akanyuranya nabyo nyine ariko urumva ari nk'icyo uyu mupasiteri yagarutse bavuga ngo yashinze saro yafashe icyumba cyo ku rusengero cyari cy'amasengesho akigira saro de coiffure y'abagore inde Gitwaza urumva Gitwaza nawe mu nkuru y'umuryango nasomye hari aho yasubije muri 2017 inkuru yanditswe n'uwitwa Marite yavuze ko ngo aho kugira iyo saro iveho
izavaho yapfuye wari Gitwaza se ubone se urumva yego muri accountability na regulation n'amategeko iriya nyubako iyo nyubako yashizemo saro yubatswe mu buhe buryo bigizwemo uruhare na bande n'urugero yanditse kuri nde d'abord cyo ni ikibazo UPI yahari yahubatse Zayoni yanditseho nde iyo nayo ntiwaye kugira ngo uvuge ngo wishyira saro hano cyangwa ishyura ubukode nuko ubanza ibyo bivugwa na nyirinzu iriya nzu yanditseho nde kiriya kibanza cyaguzwe nande si itorero ngaho nawe ntabyo uzi nabo ntabyo bazi urumva ushobora gusanga ari Gitwaza ushobora gusanga ari Gitwaza wenda umutungo wayubatse waravuye mu bakristu no mu bafatanyabikorwa ariko byanditse kuri Gitwaza so niba abantu bashobora gukontribuwa bakagira umutungo ariko ku butaka butabanditseho n'uwo mutungo ugumaruwa wanditse ku butaka ibindi uzana nyuma rero ubundi nibyo byagombaga kubanza sibyo nibyo byagombaga kubanza nyine ariko icyo barebamo ni ukuvuga ngo yafashe inyungu ze azisimbuza iz'itorero icyumba cy'amasengesho kukigira salon de coiffure ku rusengero rwandi rwicaye kwandi kuko urumva icyo nicyo bagombaga kubanza bakareba iyi nzu uko tuyubatse iri ku butaka bwande ni yandi byitwa ko ari iby'itorero bavuga ngo dore amategeko kugira ngo umutungo w'itorero dore uko ucungwa none se bamuhaye imodoka abo paseri bavuga ngo umunsi waparitse cyangwa umunsi warwaye natwe turayigendamo oya abariye ariko mu yandi matorero imodoka niba ari iya paruwasi padiri baramwimura cyangwa pasiteri niba ari imodoka yitwa iya paruwasi akayisiga akajya mu ndi hariya niko bigenda icyo nicyo cyagomba kubanza ntabwo mbizi icyo nicyo cyagomba kubanza niba rero byitwa iby'itorero cyangwa byitwa ibya nyir'uriya mutungo ufite nicyo cyagomba kubanza ubwo rero icyo ndi kumva rero aho ngaho Karegeya sinzi niba turi kujyana aya matorero yaje y'amacaci afite ukuntu ashiyubakiye ku muntu voilà yego ubwo urumva ntibiri bawe na Zayoni basengera kwa kanaka n'ahandi yego nyine kwa Gitwaza Masasu kwa Minyoni kwa Masengo nyine kwa uriya w'inyuma y'agakinjiro mugabo nkunda cyane kwa Rugamba kwa Sultani yego yego niyo yaba fundo ubundi RGB yagombye guhindura icyo kintu nta rusengero rwo kwa kanaka bikagira regulation kugira ngo bakumire n'andi matiko ashobora kuzavuka nyuma ibintu ni ibyande hanyuma muri iyo regulation nubwo babikoze nyuma bakamenya ngo fondateri afite mu ruhe ruhare fondateri aragira iki kuko nanone ntiwamuvanira amaho azabaho ate nk'ubu hari urwo nzi hano Kimihurura manza n'ubushinjacyaha bikubwiye batangiye gukontribuwa ngo bateranyirize miliyoni 110 zo kubaka inzu ya pasiteri cyangwa bishop ugiye muri retraite miliyoni 110 bari gushakisha mu bantu kubera iki urusengero rushingwa rwigeze ruteganya ngo retraite y'umubishop ipangwa ite ariko ahandi birazwi muri gatolika inzu musenyeri akoreramo retraite ajya asigaye nk'imyaka 5 ngo ajye muri retraite iba yuzuye ntago bayaka mu bakristo yego no mu baporosodayeri muri yari ngira ngo ubundi ngira ngo Sebununguri we yakoreye retraite ngira ngo hano kuri Saint Etienne ariko ngira ngo nyuma ye ba Korini n'abandi basenyeri bo mu madiocese ajya kujya muri retraite hari inzu diocese yamugeneye none undi ari gukontribuye bari mu bakristo ngo mukontribuye akanyenyeri tubone miliyoni 110 ntaho byigeze byandikwa nta nuzi ngo bishop cyangwa pastor uri muri retraite agenerwa iki ahabwa inzu yangaye niho handi hazamo ubukebebe one ashobora kuba afite icyo ntekereza uwo muntu ashobora kuba asanzwe afite inzu nayo yaba yarubatswe mu maturo
none bakaba bari gushaka amafaranga yo kugira ngo bamugurire inzu kandi bashobora kugura ya yindi nayo arimo yaguze mu maturo ariko ibyo ntacyo nangahe agenerwa inzu yangahe ahabwa abakozi bangahe ahabwa imodoka yangahe ahabwa essence yangahe ahabwa mituyu yangahe ibyo bigomba guteganywa mbere aho kugira ngo ubone umuntu ageze mu za bukuru ari gutangira kuvuga ngo nyaboreka muzana amafaranga dushake kuko bitanditse uranyumva yego nuko rero bitangira ibintu byose icyakabaye ngira ngo na RGB nibyo yakabaye ibabwira cyangwa nabandi twese na societe civile nukujya inama niba ufite ibintu bitangiye gukura tangira ushake inyandiko zibigenga umenye ngo mu myaka 10 turatubayeho gute hega na retraite irapangwa nese RSSB ntago nituzi ko abakozi ba leta ari 65 yego ariko na Rutayisire yagiye muri retraite kuri 35 niba buriya muri nka Rutayisire yari pasteur kire wa paroisse yo mu Giporoso ya Remera byari byanditse ngo nugenda uzajya ubona amafaranga angana gutya ya retraite niba ari inzu bamwemereye niba ari imodoka niba ari essence niba ari amamega byose byari byanditse abajya rero kugenda bitweratwereza nabakorera mu bitanditse kuko batanazi n'agaciro izo miliyoni 10 zagenwe nande n'urugero none uri kuzakana mu bakristo tena nabo ubwa urashaka inzu ya retraite ya bishop ugiye muri Nuza kandi mu buri kuyaka hari ufite umwana utarajya ku ishuri uri kunyumva ntago byapanzwe mbere ngo ya matura bikwe ku buryo ujya kujya muri retraite bafata muri cyese aho gufata mu bakristo uranyumva yego ibyo rero ni ibibazo kimwe mu bintu yagarutseho no mu pasiteri n'undi cyavuzwe cyane harimo icyuko ngo Gitwaza yaba agikuzimu no kugambanira leta iki nacyo cyaravuzwe na mbere nimufate se iki nacyo cyaravuzwe leta bayigambanira se ntigufate reka tujye tubwira n'abantu kuba smart kugira bareke guspekira wagambanira leta hanyuma uwo mupasiteri akaba ari umuvugizi wa leta se bamuzanye se nka Rusesa bagenda baramuze se Gitwaza baramubuze gambanira leta karamuka gambanira mudugudu turebe nibyo ako kantu reka nibuka aka kantu nashatse kukavuga muri bya biganiro nakoraga kuri twagira mungu abantu bakambwa ngo ntago ndi kuvuga ngo ububi bwe ko yagambaniraga igihugu ko bazanye Rusesa bagenda bigeze babona bazana twagira mungu yarabananiye se yarafite iminite se yaheze uruvuga ngo umuntu gambanira na mudugudu rebe abo swe yari kuyigira ikarotera Rusesa bagina ibyo ni speculation ni ibintu baseless rero ibyo nibyo nanone ariko nanone kurekura ubutumwa buri baseless nabyo ni ya matiku ni hashingiye inzira z'ugambanira leta turazizi baburanira inyanza ntubizi bayidamange se bajya na Karasira harya na Rashid niho ajya ewana ibyaha byambukiranye nese wafashe bariya yananirwa Gitwaza ni gute wamenya ko umuntu agambanira leta ihari itabyivugira itabyikorera ayirusha imbaraga aya ntabwo muzi yego ariko kuvuga ko kantu byabindi cy'abantu bajya banga uyu ngo ni igipinga uyu arwanya leta arayirwa leta se ugirusha kureba abayirwanya kumenya abayirwanya uyirusha imbaraga se aya ntabwo biruka kukavuga akantu bita ngo leta ni persone bayita persone morale ariko aho itandukana n'izindi persone morale yo nuko ifite icyo bita le monopole de contrainte organisée monopole de contrainte organisée nuvuga ngo icyo leta ishatse ntireba ngo wowe urabyumva cyangwa ntubyumva ifite imbaraga ifite bank amafaranga ifite beneri ifite RDF ifite police ifite RIB ifite parike ifite Cour supreme n'inkiko zishamikiyeho ifite na RCS ibyo byose bihurira hamwe kugira ngo bikwemeje n'icyo udashaka niyo persone morale ifite ubwo budahangara kandi ibyo bintu nta muntu ku giti cy'ubigira nta muntu ku giti cy'ugira beneri nta muntu ku giti cye ugira parike nta muntu ku giti cy'ugira police nta muntu ku giti cy'ugira ingabo ibyo byemerewe leta yonyine none warangiza ngo umuntu ngo arayigambanira cyangwa ngo ifite ibyo byose
ngo nibagiwemo na za NSS izo ntizivuga ibyo rero burya umuntu uzajya kubwira gutyo uzajya unamufata nkaho kuko leta ntago wayimenyera ntago wamenya abanzi ba leta kurusha leta ubwayo yego ifite imbaraga ifite amafaranga ifite ingabo ifite abakozi iki ngiki kindi nacyo mbona kiri mu bintu bamuvuzeho Gitwaza impamvu nta kirengeje ingohe nuko nabonye nagisanishije nasaga imaze iminsi y'umupasteri wo muri Nigeria ngo urayizi TB Joshua ubwo hari hagaragaye abadamu bavuga ko yagiye abafata ku ngufu ibiki aba bapasteri nacyo kiri mu byo bamushinjaga ubusambanyi inde Gitwaza ndetse urumva nibyo byo kugikuzimu ubwo impamvu bisanishije icyo kuzimu ntago nkivuze gukomeza ubwo wenda urabivugiraho rimwe mbivuze kubera ko n'uyu mupasteri yari umupasteri ufite icyizere muri rubanda mbere yuko apfa nyuma yuko apfuye tubona izo nkuru ngo yakoreshaga imyuka n'ibyavuzwe ko kuri Theogene se nibavuze ko yabyaragura yabyaye hanze ibiki shakusha none no kuri Gitwaza bati ubusambanyi kugikuzimu okay icyambere ibyo byombi ni vie prive cyo nabona ko n'ubuzima ni vie prive y'umuntu buriya keretse bavuga ko yafata gutwana ku ngufu wenda naho niba yafata ubundi se abantu bakuru basambanye bujuje imyaka ingufu zikura he hatagize uvuga ngo yafashe ku ngufu ingufu zikura donc iyo notion iyo nuance yo kuvuga ngo yafashwe ku ngufu uyikura abantu bavuze abantu bakuru hari umugabo nkunda kuvuga Joseph yambwiye w'Ibutare ngo yagiye akavuga ati umugore wa kanaka mubonanye na kanaka basambana noneho mudugudu aho kujya ajye kureba abantu ahamagara inama yose ati ngaho ngwino uvuga bya bintu batubwiye ati biki ati umugabo yavuze ati nubwo byaba bibaho sindabona umuntu uryamanye n'undi sinabona umuntu usambana n'undi none ibyo bintu uko bibera mu ibanga abo bagore se yabateraga imiti akabahindura ibihone ibiwerewere ku buryo basambana nawe batabizi kuki se atari bo baranamufashe ku ngufu tubanze tunabyumve erega bishop aba ari umusitari umugore kuryamana na bishop urumva ari nko kuryamana na nuza na minisitiri abo bose ni VIP nyine abagore benshi babifuza burya icyo bita batuma njya kure tuze gutinda mu kiganiro power ubundi kugira power ni ukuvuga ngo umuntu wese abantu ahuri abantu all eyes on you urabyumva hari urwego ugeraho ahubwo abagore bose bakaba bifuza ati wamba kansaba sibyo cyane none se urambwa ngo yajya gutereta bose baba babyifuza kujya mu gitanda cya ministre cyangwa cya bishop none bakazana bira byo gusenga ko bashobora bati ahubwo navaniramo n'umugisha ariko kucyo bivuga nyuma wabivuze uwo munsi wujuje imyaka gufata ku ngufu umuntu ukuze ni ugukurura ujugunya ku gitanda icyo gihe ashobora kuvunika cyangwa se bareba ku kaboko bakareba aho imihiro ibirari by'intoki zawe byafashe nicyo cyitwa ingufu ariko niba guhamagaye kuri telefone uzasange ku rusengero 2:30 z'ijoro ukizana ukatsa imodoka cyangwa ugatega moto ugasanga icyumba kirakinze ugakomanga bagakingura ukabonamo igitanda ukakicaraho ejo ukatangira ngo ingufu gute nta bwenge ugira iyo utava mu rugo amasengesho yaje ukayihorera iyo utajya gukomanga kuri icyo cyumba iyo ubona ari igitanda ukavuga uti tujye muri salo mwagiye mureka kweri nk'aba bandi bavuze ngo Prince Kid yabafashe ishuri 10 gute iya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane kugera kuri 10 gute sikumurira abantu bajeyi umugore umuntu urengeje imyaka 18 nakuvuga ngo yafashwe ku ngufu nyuma y'imyaka runaka uwo mubona avugira ntarimo kuki atabivuze uwo munsi yinjiye mu cyumba atahareba ariko byabagomba kubivuga bikiba yakabivuze ubivuze nyuma nanjye ntabwo twakwemeranye niba atabivuze se ntagenda ngo abwire umugabo ati mugabo wanjye nubwo ureba les jambes somuye
hari umuntu umaze kungira gutyo none umugabo ari we wivugira abo umugabo ajye kwiyama ati nuza yandongoreye umugore jayi n'amatiku mani hayi n'amatiku umuntu mukuru kutise umuntu mukuru hari umwana se niba harimo abana ibyo ngibyo twabivuga bavuze ko harimo abana ngo twakorana na ribu igaterayo ariko ni bakuru kandi ubusambanyi hagati y'abakuru buremewe 100%, usibye ubukozwe n'abantu ububujijwe n'ubwo abantu bafitanye amasezerano n'abandi bantu kandi bikabonwa n'umwe mu bafite ayo masezerano naho ibyanyu byo kugenda urebuzwa ngo umukozi muri hoteli gutese tegeko riri clear bararihinduye noneho rero kugira ngo ugende ubana ibintu noneho uzata n'amatiko wamuhaye ubishaka cyangwa uranamubekera nta n'icyabaye uri kubyumva nawe ejo cyangwa ejo bundi ntihagira umuntu uzana uko umuntu agenda azamuka ariko abantu bagenda bazana utuntu barahimba cyangwa bakavuga ibiri byo mu bundi buryo n'uwaguhaye ku neza akavuga ngo byari ingufu gute gute koko hanjye kutaza umbwira ibyo bintu icyo gihe kutavuze wararyohewe none kubera ko buriya push him buriya PhD nyakwigendera Joe yakunda kuvuga pull him down na push him down none bigeze muri pull him down nawe uje gutanga ubuhamya gute warihe bakwambitse fime bakunywesheje ibiyobyabwenge aya n'abagore batanze ubuhamya cyane n'umupasiteri oya aba bishop icyo bagifitizemo n'uyu mupasiteri nawe kigarukaho harimo abagore se oya nese abagore kugira cy'ubusambanyi wenda ntibitwe gufatwa ku ngufu wafashe ku ngufu we ni ubusambanyi si muri Nigeria abagore ubusambanyi bwemewe ubusambanyi buremewe hagati y'abantu bakuze babyemeje ngaho da Bishop se ko ari hano pote iyo ya mavuta babasiga bayasiga ku gitsina ishwe none si byo urimo nibiki aguma ari wa wundi igitsina kirakizwa ishwe hakizwa nyiracyo nanyumva Rutayisire yajyaga kera kigisha yajyaga avuga ati isengesho rya mbere nkigera mu rusengero ati maze kubona abakobwa bicaye ku murongo w'imbere bambaye zamini ati mu isengesho rya mbere navuga ngo mana umuhango ugiye kubera hano ni wowe urawuyobora ugize ibibiri imbere hano byose hanyuma nkora akazi kawe umuntu ni umuntu mani ngo amasenyere aposo iki potre ariko ayo ni amatitire mani nta bantu nanone ariko nese ntabyara cyane none se iyo arongoza umugore we ntago yayirongoza n'ahandi gukunda ariko erega imana abantu bakajya bagira ndabizi iki kiganiro gishobora guteza polemique imana ivuze ubwenge nabonye hari abantu bagakase nigeze kubivuga hano imana izi ubwenge abantu bakunda kunsaba kira kiganiro imana izi ubwenge izi ibyo yaduhaye dukeneye ibyo tudakeneye yarabitwimye iyo ibiziko igitsina ari icyuwasha ari icyuwo mwashakanye gusa yari kukikwima mbere ya mariage kandi nyuma ya mariage yanakiguha kigaye kibona ubushake cyabona ikitari cyo basezeranye kikifunga niba imana yararekuye ibindi muri speaker gusa ukareba izina ngo urwego ariho ni rumeze gutya ngo ntirwagira gutese urwego ariho ni umuntu ntabwo ari igitsina cye imana yibiziko ibyo bintu bitemewe iyibyanga yari kuvuga ngo buri gitsina ikakiremera icyacyo gusa sibyo yego ukavuka ukabaho mbere y'uko urongora ntubu ugifite wamara kurongora kikaba icy'uwo mwashakanye gusa ahandi ntigikore imana ibyo irabishobora sibyo se siyo bigisha se cyane uzi ko yashaka no kuba yavuga ati ahubwo mujye mubisiga mu rugo cyashoboka cyangwa yashoboraga no kuvuga ngo
umugore n'umugabo bamaze gusezerana bikajya biba hamwe bakabihuza igihe kigeze cyangwa icyo umugabo kikabanwa n'umugore icyo umugore kikabanwa n'umugabo kugira ngo atagisesagura kwitabikoze gutyo se nta bwenge izi irabuze ukore iyo yibizi ko ari icyumwe yari kubikora cyangwa igashyiraho kode washaka wasambana waryamana n'utari uwawe ikagushyiraho ikimenyetso bikarabura ese kutabikoze gutyo ibindi ni ibiki erega buriya abantu tujya twumva ari n'abarokore ari n'abantu bigira abarokore kuko ari mushuti wanjye wambwiye ati ntago uzi icyo bita umurokore cyari cyo donc ntangiye kugenda amenya difference hagati umurokore umuntu usenga n'umuntu ufite imana ibyo byo nabyumvanye rutayise kumenya umuntu ufite imana ariko abarokore hari abumva ko kuva ku nzoga no kuva ku busambanyi bihagije ariko kuba umurokore ugasanga mu matiku niwe wa mbere nta rubanza rumucika atabigizemo uruhare amanyanga inyandiko mpimbano kunyereza imitungo y'imfubyi n'abapfakazi ibyo byose bikamubarizwaho bavuga ngo ni umurokore gutise yicishije inyota yikuye ku nzoga yicisha inyota yivana ku busambanyi yivana ku byiza impamvu rero tageti y'ubusambanyi ibintu bakunda kuyigira iturufu nuko pratikoma imibonano mpuzabitsina abahanga n'abazaza bazabitwereka ariko iri mu bintu bitagera muri bitatu biryohera ikiremwa muntu abyumvise biri mu bintu biryohera ikiremwa muntu bya mbere cyangwa nicyo cya mbere noneho kuba umuntu wabiretse bavuga ngo yarokwe uko yigomwa ikintu gihambaye icyo cyonyine ariko abyigomwa se bangana iki barahari ariko ni bake none icya kabiri kwigisha ubusambanyi nuko n'icyaha arabadefinisa nk'icyaha gikorerwa mu muntu ubundi pratikoma muri definition y'icyaha mugaturika baravuga ngo umuntu akora icyaha ate umuntu akora icyaha igihe itandukanyije n'Imana abizi kandi abishaka rwose niko mbyumva hanyuma indi definition y'iruhande nuvuga ngo icyaha ni ukubabaza mugenzi wawe sibyo bakanavuga ngo ubundi wakagombye kugira ngo ubabarirwe wagombye kubanza ugasaba mugenzi wawe imbabazi abasambana ubabaza undi ninde iyo umugabo aterese umugore akamuha ninde ubabara subiza ariko ninde ubabara ntawe kibaye icyaha wajya gusaba umuntu ngo mbabarira narakurongoye cyangwa umugore akaza mbabarira naraguhaye urumva kwiba nk'ibyiye imikoro urababara kuko warayiguze sibyo kwiba kwica kugira gute ibindi byose gusambana ntabwo babaza mugenzi wawe kabisa ahubwo bwishima mwembi impamvu rero abigisha benshi bahera kuri icyo ni bwa buryohe burimo ni kwa kuba gikorerwa mu muntu indani kikafegita n'ubwonko kuko babyita hari umuganga wajya ambwira ngo babyita ngo concentration maximale mortelle nuvuga ngo ni icyaha gikorwa n'umubiri wose urumva ni orgasme yafekta wenda umusatsi manza nta ntuza nta substance zindi gira ariko ahantu hose hagera amaraso yego murwara mwino umubiri wose sibyo noneho byakubita umubiri wose uburi gukora hanyuma byakubita muri bwa buryohe bikafekta le cerveau niho ari naho biva wa muntu uvuga ngo bamfashe ku ngufu bigera ku nshuro 10 parce que yamaze kwafekta cerveau akagera naho akenera wa muntu witwa ko amufata ku ngufu abigisha rero impamvu aho hantu bahakurikirana cyane ni ukugira ngo borohereze societe parce que ni icyaha gishobora kikararura umuntu kwa cyagutwara kikaguhindura uwo waruriwe niyo mpamvu bagitindaho kubera plaisir irimo n'uburyo gikorwa ntago wabonye Muhanga koko uriya mugore ntafasha korari cyane ntajya akanyarira ariko se ku mutipa mutsibura kwigisha rero kwigisha abantu kwirinda ubusambanyi nibira baba banga
urabyumva kuko ugiyeyo rimwe nta n'umuntu ujyayo rimwe gusa arongera akagaruka inotest ntahacika ni mugwa birenze mugwa birenze mugo urabyumva byagombye kwigishwa gutyo donc kurwanya ubusambanyi one ni ukwangiza umuntu mu bwonko ntujye wumva se ngo bisenya ingo se hari inzu biza ngo bikubita inyundo ihirime ashwe ariko nuko uburyohe buriyo no kuba byafecta cerveau uwagiyeyo rimwe ahorayo so kubirwanya ni ukujya societe ibeho iri harmonize iri equilibre umugabo amenye urugo rwe kuko urumva umugabo wagiye hanze ntihaba kibuka abana umugore wagiye hanze ntaba gihaye icyubahiro umugabo kandi tubereho urumva arataha amajoro abana basinzire byarangiye mu mutwe fini niyo mpamvu bakirwanya ni byiza kukirwanya ariko ntabwo bapfa kugishobora kuko nabo ubwabo ntibabishoboye urumva kukirwanya nta nubwo byakabaye inshingano z'abagisha amadini n'abarimu muri kaminuza muri segonderi bagombye kwigisha ariko bakabyerekana ngo bakahera aho ngaho kavuga ngo ni icyaha ukora umubiri wose ugakora ni kiri mu bya mbere biryoha cyafegita ubwonko ibyo bintu bitatu ubyigishije abantu bakabimenya kare bagira noneho kukireka ni ukwigomwa gukabije nta inzoga yo kubera ko ushobora no kubona n'uwasinze ukavuga uti sinzongera kuzinywa amafaranga urahita ukazakorera ndi cyane ariko hariya uranyumva so rero ntihazagira umuntu yawe data we nta kiyone gitagatifu kumamera api bisaba kwigomwa kiro giteranya abagabo gusa se aya bagabo n'amafaranga arabateranya gusa se hari umuntu wari wumva se ko yagikijijweho hari umuntu wari wajya hariya ngo kuva navuka nabo maze kubonana n'umuntu umwe nigeze gusoma igitabo nkunda kukigarukaho nigeze gusoma igitabo kari akaroma kamwe karimo ibitabo bibiri caka epopezuru n'ikikaga vehifiyozane icyo gitabo ndakibuka cyaramaritse cyane kuko nakiromese kuri biblioteki musha ku itariki 6 z'ukwa 4 9 bukeye ibintu biyogayoze ndavuga niyo ntagitanga ni romoro navuze iyo ntagitanga nuvuga ngo iyo iryo joro ntagitanga rirenga manje ngifite kandi urabona ko ndagikumbura cyane noneho harimo umugore muri iyo vehifiyozane harimo umugore ufite power zikesha kuva yavuka yarabonanye n'umugabo uyu umwe ariko n'imodoka yarayirebaga abishatse ko yabishaka ntiyake yigeze kugera ahantu imodoka ntago bayivuga mu gitabo yageze ahantu ingamiya yafunze umuhanda yananiye abantu babuze aho baca abati aksa n'ubese nabyita guki abanza kwatura ngo niba mu kanwa kanjye hasohoka amagambo ajyanye n'ukuri nkaba mu buzima bwanjye uko ngana uku nta wundi mugabo ndaryamana nawe usibye uwo twashakanye ngamiya tanga inzira ngamiya ati nta kundi ndabona iragira urabona ukuntu gihaguruka kigira iragenda ageze imbere abona incira yafunze umuhanda nayo ayibwira gutya iragenda wari wumva umuntu watura ko yabonanye n'umuntu badahuje igitsina umwe indese oya yabivuga byo kwibeshyera yibuze no badukurikiye azabishyira muri commentaire so rero noneho rero ibihe tugezemo rero bumvise ko ikintu cyitwa gusambana kuri ibyo bintu bitatu plaisir uburyohe bubamo mu bya mbere kuba gikorwa n'umubiri wose kuba cyafegita ubwonko noneho rero nyuma kura zaje nyuma abantu bose ubumva isi yose ntabwo mvuga mu Rwanda isi yose igashaka ngo tageti ibintu byose bigahera kuri icyo kintu ko bazi ko kukigomwa ari bake babishobora bati ngabo ba Clinton ngabo ba wundi Dominique Strauss-Kahn ngabo wumvise Trump wumvise impande zose wumvise abitwa sinzi uwo bavugiye ngira ngo ni Emirizora warongoye wari umukozi wari umukozi w'umugore we
birangira mugize umugore babyaranye kabiri, uwa mbere aragenda. harakeri Kiba ntuza perezida Fidel Castro buriya yavutse ku mugore nyina wa Fidel Castro yari umukozi wase, urabyumva. Nahandi ubwo mpereye kubakomeye mbere uko tugera n'ibinzi kesi zose. Noneho ibintu byose rero kwa ko bazi ko icyo kintu nta utagwa, ushatse wese akwitirira ibyo. umutego. Icya kabiri kuba gikorerwa ahantu hihishe nta upfa kubihakana. Wabihakana gute se ko atari bisi utega? Nk'ubu ntiwabeshya ngo nagiye i Remera, kuko kugira Remera ngenda habona nkatega moto nkatega bisi, ariko kuvuga ngo muraba ni kuwahora agize ugenda akabwira umugore wanjye ati yirwa arongorera murabani, nta ikindi arenza kuko kurabani ndahaba kandi ngiye mu cyumba ntiyankurikiramo cyane. So abantu bose rero urumva bigeze no mu madini nabandi abakomeye bose, icyo nicyo kintu babanza. Buri ugira amahirwe bakwegeka we dosiye y'amafaranga batazanyemo igitsina, ariko nta na rimwe Dashima ajya avuga ati kuri buri mugabo wese wageze yajya, inyuma ya buri mugabo wese wafashe ku gafaranga haba ari abagore nk'ijana. Hanyuma ku mugabo wese wakubiswe wabuze akantu nabwo haba harimo umugore. Ibyo bita muri ntuza ejo bundi ngira ngo Dashimwe wavuze ubwoko bw'inkundo bune, harimo agape, harimo iki ntago nabifashe mu mutwe, ariko twebwe twiga i Nyanza batubwiye ngo icyo bita libido ubwo ndayisobanura gute? Ikigaragara cyo umuntu tureba uyu, umuntu tureba igitsina kitariho ntiyakora. Byose dukora tugamije sex. Wabishaka utabishaka, ntabwo bugamije kugira ngo abagore bose muzabonane cyangwa abagabo bose bazakuru, ariko nibura badakureba. Nese umugore abata kwihaza mu biribwa ugiye nizo mbaraga ubashe tunge cash, ugende mu modoka nziza. Niba uri umugore mwiza ukagenda mu modoka nziza, aho uciye abagabo bavuga ngo mbega umugore mwiza, nta kindi, ntago bagusabye, ntago musambanye, ariko nibura abagabo wabarangaje. Uri umugabo urasesengura ni make kwihaza kutarimo sex, ntago uba wihagije kuba kuzuye. Kitariho nta muntu wajya byuka ngo arajya mu kazi ngo bigire biteze. Oh boy, kitariho nta watangiza urugamba ngo bigende biteze. Ariko ukiga kugira ngo uminuze, uzakora amafaranga menshi, ugende mu modoka nziza, abagore bakwifuze, batakubona nawe utanabashobora, ariko at least ube umuntu ukomeye. Ujya upangira, nubona umugore ukamubenguka umubwira uti ngwino nguhe credit, niba uri jera wa bank, niba uri meya uti mada nguhaye umurenge, genda ube gitifu. Ntago bose uzabarongora, ariko at least ubagirira akamaro. Iyo niyo libido, ni nka moteri y'umuntu, kandi yikaragira kuri icyo gicyo kabisa. Nicyo kitubeshejeho. Akazi kose ukora, kwiyogoshesha, wiyogosha ngo bigende, umusatsi urakurya kukiyogoshesha, ariko ubwanwa buraryana. Buryana bukimera, utarigeza bwogosha ari cyabaye, ariko kugira ngo abagore batagutinya, noneho bakubone uguhobeye ntahandwe. Ibintu byinshi, gukaraba, guhindura inkweto, gukora agashati keza, ni ibiki ubikorera iki? Umwenda umwe ntukubara imbeho kutawambara ukwezi kose. Erewe turadekora kwera iki ngo baturebe. Umugore akitera agaparufe, ninca umugabo nareba parufe ahita yindukira, nta kintu birangiriraho. Ariko yahindukiye. Ati rero sex opposé nicyo abantu bose bakorera. Noneho rero icyo nakubwiraga, impamvu muri kino gihe ubona ibintu byinshi byose ibyaha bihimbwa bifatira kuri icyo kintu, nuko bizwi ko hejuru ya 80% ari abantu badashobora kwihanganira icyo kintu. Ntago wumvise kwa Aline, buriya njye mbabara kwa Aline namuguraga n'amayinite yo kugira ngo ampamagare andangira aho atuye, ariko abantu navuye bavuga ati atagwa amafaranga, ati yakimuhaye tishimisha muri. Ariko najye ubanza umenye ngo kukira panze uko gukora ubuvugizi ku muntu uzarebe. Reka nkubaze,
hari umunyamakuru ukunda gukora ubuhamya gukora inkuru z'ubuhamya umaze kubona abagabo bangahe ni mbarwa si abagore baza akavuga bandongoye nabi si uvuga ngo si abagore gusa ni abagore nigeze kugera aho akorera ikiganiro niwe ubasiga pudire makiyaje niwe uyikorera muri hoteli iri hano hafi namwibone kuki ibiganiro bye byari abagore gusa hari agacano ndi kureba muri ino minsi ndanagashima cyane kazanye topic z'ispecia isaha yageze ntuza icano yitwa umurimbo irafasha cyane ariko uriya mugore mwiza w'umusiramukazi Sauda utanga ibiganiro ejo bamuhaye commentaire ngo ariko kukivuga ku bagabo gusa atangira kwisobanura ariko se bishobora kuba ari byo nawe ko ni umugore ibiganiro by'umugore ku bagabo nabonye n'ibya Emma Claudine kabisa so aho uri kumva ko sex niyo moteri y'umuntu man ubishaka utabishaka bazamvuguruza cyangwa barorere itariho nta muntu wajya ubyuka saa 8 no kurya ntacyo byabikubwiye kwambara ntacyo byabikubwiye gukora ntacyo byabivuze hari abazavuga bati nyamara igifu nicyo cyambere igifane cyo cyambere gikoresha byose igifane cyo cyambere ari ikintu wari washyira mu gifu ngo kirenze amasaha 48 muri wowe ntacyo ituru wariye wiga primaire ntukibuka yose yava mu umuntu mwabonanye hashize imyaka 5 iyo umubonye ntiwumva akantu kameze nka vertige nka gasereri ibiryo brochette wariye wenda igisenyi uracyayibuka ariko ituru wariye urayibuka hari umuntu uberwa abaturu yakoze uretse ubwo iyo ni ituru n'igifu ariko baranye ituru n'igifu urumva ikiramba ari ikihe reka nkubwire wiseka nta mukobwa dore igitsina gore n'umukecuru wa 80 yakubwira umusore wamudevierije naho bari nuko byagenze nuko yiyumvise ntawe uri mu bifu inyamu shabobobo rero ukajya kurira intwari direct ariko wabyumvise cya kintu nakubwiraga reka nkubwire shaketse ari umurwayi wo mu mutwe nta muntu wibagirwa wamuhaye ituru byakwibagirana nka nyuma y'imyaka nka 50 abastari bo ngo bibabaho kwibagirwa kubera kwenda mu kavuyo kajya hura n'umurati ntago baba baterese kubera ko ntago baba baterese urabona ibiryo byo uragenda bavuga karibu ku meza ugahita wahira muri restaurant ukagira ugasabira atandi ariko tubare nanone ya sex itari mu kavuyo waterese wa mugore aguciyeho mu modoka nziza cyangwa yambaye agakanzu keza umwiciye akajisho burakeye ugarutse hahandi akorera umwiciye akandi kajisho ubwa gatatu umwatse nimero urahamagaye urachatinga kuri WhatsApp na za SMS nyuma y'amezi nka 3 deal irakunze ntabwo aguhaye wa munsi watangiye kumusaba ukimwicira ijisho urikumva uwo wamwibagirwa kwigiza kana ibyibagirana ni ibyo byakavuyo nyine ibyo nkuko wagiye muri restaurant ni wariye muri restaurant uyu munsi ushobora no kutamenya niba wiserivye inyama cyangwa ifiriti ariko bimeze nka babandi bahaha ni ukugura ku biro ibyo biribagirana yo wawe ku biro biribagirana rwose très facilement ko nta connection nta nubwo ibyo byijya mu bwonko kare biriya ku biro ni ukoroshya ubuzima kugira ngo bitaguma kugukuruka uvuye ku kiro we na nyuma y'isaha biba byibagiranye cyane so rero ubwo rero ntabwo natandukiriye rero fisi wari hano yibarirwa muri corona ngo nabo ku biro se barayamuhaye menshi gatajya yibagira corona samaroge yarakoraga azabeshya corona ntago amaroge yakoraga batinze impamvu rero mbivuze nuko nibyo bigezweho byo guhimbira abantu umuntu umuhimbiye ngo bazi ko usanzwe ubishobora kuguhimbira ko nakana kabaye imukoreye ntago wapfa kugicika nakubwiye ko biri ku rwego rw'isi nta muntu
ku rwego rw'isi ntabwo ari hano rero no kuvuga ngo rero niba barabihimbiye Trump bakabihimbira wa muhanzi wa Arakeri bakabihimbira Strauss-Kahn wari muri IMF kugise na Bishop babimuhimbira cyane byaba byo bitaba byo impamvu bishobora no kuba ari byo ariko se bose niko bakoze ishyirahamwe se ryo kujya kubivuga bishobora kuba kuri 3 cyangwa 4 ariko kubivuga akavuga ijana se yabagira umugongo ibyo rero abantu bajya banahora banabyiteze nyine ibyo ako nakadosiye koroheje reka mbiveho nsoreze ku kintu n'ubundi nifuza ko uza kutugira icyo tubwiraho muri iki cyumweru kandi twabonye inkuru y'umusore wirashe rwose akoresheje imbunda ya papa we ariko urupfu nyine rutasobanutse cyangwa se by'urupfu ntabwo byamenyekanye icyabimuteye umuryango mama we nabonye speech ye n'abandi bo mu muryango bavuga ariko harimo speculation mama we yabikuyeho urujijo aravuga ati abari kuvuga ko yaba abitewe n'umukobwa bakundanaga urwaye sida ndashaka gukuraho icyo gihuha ariko abantu benshi bakibaza bati ni gute umwana utagize icyo abuze ikintu na kimwe wigaga hanze ugiye gusoza amasomo ye nk'uko umuryango bivuga agakorera mu ngata umuryango ashobora gufata icyemezo nk'icyo akirasa ku myaka 24 Karege mu metero zawe aho byagorana gutera imetero ku muntu utakiriho icyo ni kimwe icya kabiri imetero zishoboka hari abantu biyahura bagasiga banditse ntabyo yakoze kandi numvisha umusaza umwe wabivuze ati iyo asigaye yanditse akavuga icyo azize ubwo yari kuba ari inzigo mu muryango niba ari uwo atavugaga rumwe uwo muntu agahinduka ntuza agahinduka ikibazo so umwanzuro wo kwiyahura ni umwanzuro personnel ariko bitangira ari uburwayi bwo kutumva icyanga cy'ubuzima turi kumubona umwana w'imyaka 24 wabyirutse neza wakuriye mu rugo rudasaba umunyu wize neza ariko washobora kuba ibyo byose turi kuvuga hari icyo yaburaga kirenze ibyo kuko niyo wavuga ngo niyo ibyo mama we yavuze byo kuvuga ngo yatukundanye n'umukobwa urwaye sida ku muntu wize intellectuel wize nazi ko imiti yaje ubuse niba utarubizi uweze gukundana n'umuntu urwaye sida waba uyirwayemo cyatuma wiyahura reze abazirwaye ntibari hano ntibakorera imiryango bakiteza imbere bagateza imbere igihugu cyane simbizi rero urumva umwanzuro wo kwiyahura uva muri desequilibre nakwita ni ukuba burya kwiyahura gusara kugira gute ni desequilibre donc ubwonko umutima kankwereka Rutayisire yavuze ngo umuntu agizwe n'ibintu bine nibyo biramfasha nari kugenda ntabivuze muri cya kiganiro cya navuze nzavuga yavuze umuntu agizwe n'ibintu bine umubiri inyama n'amaraso umubiri intekerezo amarangamutima n'umwuka umwuka ni wa wundi ujya gusenga ukavuga indimi z'amahanga intekerezo ni za zindi ivuga ngo mfite umushinga uyu n'uyu nkunda kanaka amarangamutima ni yandi kuvuga ngo niba unkubise nanjye ndagukubita cyangwa ndashonje nkeneye kurya umubiri wo n'uyu nguyu nyine ukina za volley uranyumva ariko ibyo bine habayemo desequilibre umuntu wuzuye ibyo bine biba bigomba gukora neza biba bikorana uranyumva biba bikorana yego iyo mvuze imbeho iraje nkifubika umubiri wumvise umubiri urakonjewe ubwonko bufashe gahunda ndifubitse ruvuga ngo ibyo bine biyo bidakorana
niyo ya desequilibre ishobora kuvamo ibintu byose. Hari n'abiyahura bangije ibindi, buriya nibura we yagiye wenyine, uwiroha mu modoka se na shoferi akazafungwa. So rero nta kubitindaho ku muntu wamaze kwigena kigabo, niko iwacu twabyitaga mu Kinyarwanda, ni ukwigena kigabo. Ni nko kwanga kurusha iminsi, aho kugira ngo zizasote wajya karayese cyangwa mbese kumva mbese cyangwa cy'ubuzima kiba cyatakaye. Twebwe tukareba umuntu w'inyuma, umubiri yambaye neza, yiyogoshesheje, afite inkweto ihenze, ararya neza, dore igipangu atahamo, ariko nta mpagarike ntayo. Ibituma rero abantu batakaza impagarike ni byinshi, kandi umuntu ni mugari, agira amabanga menshi. Urikumva, agira amabanga menshi, kandi abantu ntibababara kimwe. Ni ya amarangamutima ashobora kuza akubwira kwihorera, wabona utabishobora ukavuga uti reka mve mu buzima. Amarangamutima, urabizi ko abagabo ntibarira, amarira yabo atemba ajya mu nda, urabyumva. Nariya ni amarangamutima, buriya abagore bayagaragaza barira, urabyumva. Noneho rero amarangamutima n'intekerezo, amarangamutima atahuye n'intekerezo afashe umwanzuro wo kugira gute, kwangiza umubiri. Umubiri uragiye kubera iki? Amarangamutima n'intekerezo ntabwo byamacinze. Nibyo ngibyo nagira ngo duheho igitekerezo, wenda kubyumva ko nabonye bitavugwaho rumwe, abantu bakavuga bati ntabwo nabitindaho rwose, ntabwo nabitindaho. Yari umwana ukiri mutoya kandi yarize, ntabwo ari umuswa. Icyo abantu bavuga ko ntabwo yayoberwa, ari n'ubwo imiryango nayo igira uburangare nayo sinayiciraho urubanza, ntabwo byihorere, katubireke sinayiciraho urubanza. Nibyo nakubwiye ngo nyine navuye ngo amarangamutima n'intekerezo ntibimacinga. Hari abiyahura ngo umukobwa yamwanze, ukabona kumva umugabo ariyahuye ngo yahombye miliyoni 100 ngo ikamyiraguye. Ni ikibazo cy'uko intekerezo zimacinga n'amarangamutima, kuko ntabwo abanyarwanda bose batunze ayo makara. Iyi intekerezo zimacinga n'amarangamutima zavuga ngo gumaho ubeho nk'abariya batafite bya bindi wari ufite. Umukobwa yanyanze, no, kuki intekerezo yagumye kuvuga ngo humura haravuka n'abandi, uzabona undi. Uranyumva? Iyi umwana wanjye yapfuye, intekerezo ikavuga ngo uzabyara undi, humura. Uranyumva? Ibyo rero iyo cyabuze, kuko nta kintu na kimwe kitaba remplacer muri buno buzima. Ariko nanone tiye tumenya ko ntabwo tuzaramba ni nk'imisozi. Ejo nagiye muri siporo i Nyarutarama, kuri golf muri Kagatapi, mura n'umupasiteri, sinzi na n'umupasiteri ariko nzi ko n'umudivantiste wa kera cyane witwa Samuel. Arambwira, twamaranye umwanya ko twari dusaza tuziranye kera cyane, ariko agenda asengera abantu bose bavuye muri siporo, Imana yatumye uramuka ihabwa icyubahiro, nta numwe wamuciyeho. Uwo yahuraga nawe wese ukagira ngo umusazi, kandi n'umukire, n'umuntu ekilibre kwa. N'umuntu wabaye mu kidivantiste kuva kera kiri muto, angira mu mateka n'ukuntu ise yabanze. Abwira amateka ukuntu ise yabanze ari abana babiri, akazana umugore ufite 4, ibintu nk'ibyo. Noneho icyo shaka kugeraho yambwiye niki, ambwira ukuntu yahungiye Faisal avuye Kacyiru, we agezeyo mu nkambi akajya aririmba. Umuntu azamuga ngo wagisazi we, uraririmba amaraso ari gutemba nk'amazi, abantu bari gupfa nawe uraririmba. Samuel ngo yaramusubije ngo Imana twemera niyizi uko tuzabaho. Umunsi ubara n'uyu uri hano n'abadukurikiye babyumva, n'uyu wonyine. Uwejo ni Imana ibizi cyane, nta muntu ushobora gupanga ngo amezi 3, urapanga bisanzwe. L'homme propose, Dieu dispose. Hey, dere plani, inzu yanjye nzayisiga amarangi ya Ikaro Plaza ryarise. Ejo ntuhazi, ni Imana ihaguha. So icyo bishatse kuva rero, kuva mu buzima buri wese azabuvamo, ntawe uzi itariki, ntawe uzi n'isaha. Nuriya mwana ubwo Imana yari yaranditse biriya, uriya munsi nari kuwurenza
kandi ni kuriya yateganije ko ari kuriya azava mu buzima, nta kindi pe. buriya ahantu ubwicanyi bubera bubi, nge jenoside ikirangira nagiye nintekereza cyane nk'aba, ariko si ubundi ko umuntu aba asanzwe azapfa, ni gute ugira uruhare mu kurangiza umugambi wari usanzwe uriho. uwo muntu wishe uwo munsi apfuyeho n'ubundi ntiyari kuwurenza, ariko wagombaga kumureka Imana ikabikora uko yabipanze. Kuki wagira uruhare mu kurangiza? Kuko n'ubundi abantu ntibazatura nk'isi, ariko nta muntu wagombye kugira uruhare mu kurangiza umugambi kandi ari uwa Nyagasani. Wanyumva? So twese rero dufite uko tuzagira, hari uzazira byeri, hari ejo bundi hari bavuze mu ruhango wazize inyama imunize, hari uwazira agatsina, hari uwazira inzara, hari uwazira impanuka y'imodoka. Urumva? Buri wese afite icyo azazira. Ntago kuvuga ngo umukobwa ngo yanteye sida, none se abarwaye sida ntiharabayimana imyaka 20 kandi buri munsi irusoro ntibashyingura cyane, ntibashyingura batayirwaye cyane rwose. Sibwo yagutera ubwoba. Ntago kwica amazi ibintu cyo tubyoroshya amana. Nta kintu na kimwe gukena, gukira, kurwara, koroherwa, guseka, ibyo bintu byose abantu bajye biyorohereza. Wakwigagaza umunsi wawe ntuzawurenza. Ejo ntabwo ari ahawe, ni Imana ibizi. Irinde rero irinde kugira uruhare rwo kwihamagara ngo izirangize umugambi gufiteho. Bireke. Irinde kwiyahura, irinde ibiyobyabwenge, baho ubuzima buri relax, useke, uganire n'abantu, wirinde inzangano zikwangiriza umutima. Ubundi ucunge ko ejo Imana niyo izasona ngo mwana wanjye byuka, n'uyu ndawukongeje. Ko kuri urumva? Iyo mu gitondo niyo ikubwira, iyo uryamye ukumva saa 10:15 uricuye, cyangwa se uwo muraranye nawe ukumva aragukozaho imitwe y'intoki, menya ko Imana yabongeje kabisa. Ubundi mubari uwo gusa, nta bindi. Niyo mpamvu rero kuba tuba mu isi tuzi neza, ariko manza nagiye kuba umuvuga butumwa, kuba tuba mu isi tutazi igihe tuzayiviraho. Niyo mpamvu nta muntu wagombye kwirwa atinda kuwahise. Icy'ingenzi ni ukumusabira ku iruko ridashira, akajya kumenya Imana umugambi wayo ibiwusoje. Niyo mpamvu tugira amarimbi, niyo mpamvu tugira za moruke, niyo mpamvu tugira amaserikeye, niyo mpamvu tugira za korubiyari. Si byose izo nzego zose mvuze nizunguka, kandi nizungukira, ni ibya twese, ni ibya twese. Kandi ayo nama business yunguka ari uko Imana yasoje umugambi kabisa. Si byose ubuntu se waguze korubiyari yazunguka, kandi agomba kurangira ubaza serikeye se, ucukura imvase, uwamoruge se, hari nawe ava mu rugo asenze gushoshe Mana umpa abakiriye. So urumva rero uko twaje mu isi dufite uko tuzayivaho. Ntawe ugomba kugira uruhare mu kuba undi yayivaho, urabyumva? Ariko umunsi ntuburenza kabisa, mu buryo bumwe cyangwa n'ivunja uburyaza rikinjira muri no nkweto Mr. Turi akaguru kakabyimba, kanseri Karegeye akirenga direct. So abantu bajye boroshya, abantu bagerageze kujya boroshya ubuzima, n'abigisha abantu babigishe gutyo. Tworoshye ubuzima kuko tutazi iherezo ryabwo. Ntabwo ari twe tuzashyira akadomo. Dukora ibyo dushoboye, nta kwikubita ku rutare, nta kwiteranya n'abantu. Urabyumva? Uza abantu bapfa mwingero hano, abantu bagiye bapfa inyubako bujuje batarazitaha zicyuzura. Uzi ko hari n'abapfa baratumije imodoka Dubai agapfata yigenzemo. Ubuse uzi ko hari abapfa bari bakirambagiza cyane. Ujye ubyumva? Uzi ko hari abapfa bari bagiye kugraduatinga agapfa diploma atayitunziwe mu rugo. Ari graduation. Hari n'upfa yaratsinze ikizami cy'akazi. Nanjye igare muri 2001 igare ryari rinyishe mu rukomo rwose, kandi kuwa kabiri ngomba gutangira akazi muri SOS kuwa gatatu.
ikamyo ya HCR ituruka Gatuna ivuye kuzana inkwi zo kujyana mu nkambi, iraza ikorosi iraryuzura neza, n'umwana wari umetse ku igare idusanga mu nguni bati ticarapfuye abanyonzi n'abamotari bo mu Rukomo ko bari banze hariya neza byari birangiye, naramaze gutsinda ikizani. Abo natsinze baramaze kwihanagura batakazi naka Karegeya, urumva? So please ubuzima bantu badukurikiye, please mworoshye ubuzima, relaxe ntawe uzi igihe cye kabisa ko bimeze. Abantu bicwa n'amatiku ngo byere bite, uzi ko ushaka mu kwisaza. Mwiyorohereza ubuzima. Reka tworoshye ibintu natwe duhinira ahangaha ku yavuga siko kuyamara. Dushimire mwe mwese muba mwabanye natwe, dushimire n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye barimo Ikaro Plaza, yego, ikorera hara mu Giporoso munsi ya gare ugana hahoze Sar Motor, mwarimu Clement kuva Inyamirambo Norvège, akakohereza igitabo aho uherereye cyitwa ngo Menya Utsinde, yego, bikakorohera kugira ngo ube wabona permis provisoire n'ibindi. VK2 Green Tech, amavuta meza ya X1R n'imashini zipima imodoka rwose. Yes, bagira amata, gira amata nawe ku apartment kuguha abakozi yabo mu rugo, abo Easy Buy Shop, imyenda myiza cyane. Chauffeur Jean Marie Vianney nawe rwose atwarira ku isaha. W'inimero wenda yivuga 0782561001. Chauffeur witonda cyane, umurokore. Yego. Rokore. Wow. Kwa gatatu no ku cyumweru avamidi abari mu rusengero kabisa, ubundi agasengera umuhanda. Umva gutwarwa rero n'umuntu ukijijwe wize kwa mwarimu Clement ntako bisa. Koresha amavuta ya VK2. Imodoka ye ni VK2. Ni terebye. So rero dusuze na Mathieu, dusuze Emmanuel mu Bushinwa. Yego. Turi kubivuga duhina. Yes, n'ikidage nabiga ikidage Kimironko hariya rwose hafi y'umurenge, hahoze umurenge ku murenge, ni ku murenge n'ubundi. Abakenera nimero bahera kuzange, bahende kuzakaregeya. Abandi bagiye kuri Karegeya mari pano hose twazivuze zuzuye, no mu bindi biganiro nimero zirimo, ariko unazibuze nanjye wambaza cyane rwose. Mwakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka nawe utaha.